Ibihe byiza mwe mukoje kurikira Akanagera official reka mbasuze kandi mbifurize byiza rero aho muri hose mwumve ko tubaye ikaze nanone kandi reka duhereze ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko tubaye ikaze by the way. Vestine rero ubwo bashyikaga ku kibuga cy'indege nyine bategereje indege nyine ngo bongere bakomeze urugendo. Vestine yagaragaje amarangamutima ye rwose arangije araryama kubera ko yararushye, ariko ni ibintu bitagarutsweho na bamwe dore ko bakomeje gutera hejuru ati Vestine aratwite niyo mpamvu abashije kuryama. Benshi rero bakomeje gutungurwa ndetse banibaza impamvu yabiteye nyine nyirizina nyine. Benshi bagiye babigarukaho cyane, dore ko benshi bagiye banagaruka ku nseko cyangwa se ku munezero Idriss yagaragaje rero kuva wamenya Idriss Bwambere yagerageje kugaragaza amarangamutima ye maze aramwenyura asuhuza abakunzi be. Yose rero byo tugiye kureba muri iki kiganiro, gusa rero tuzakora subscribe na gusaba kuyikanda kandi ugakanda na share nyine kugira ngo byose bigiye kugeraho 5 kuri 5. Ni urugendo rero rwa Vestine ndetse na Dorcas team yose nyine ya MIE. Birumvikana kuba yitwa team nuko Irene barimo ndetse nyine na Vestine na Dorcas bari bafashe rero Aratembagara berekeza hari Vancouver. Naciyemo igihe kitari gito nyine bagiye ari ya Vancouver muri Canada nyine bagiye muri gahunda y'ibitaramo byabo. Birumvikana bagombaga kugenda anarutema ikirere, gusa baje gushyikaho rero urugendo nyine kuba bananiwe byose nyine birumvikana ane bimwe biranga urugendo nyine. Ku bantu bakoresha indege murabizi ni urugendo rutaba rworoshye, ariko abenshi rero bagiye bagaruka rero kuba Vestine nyine yabashije kuryama hasi, aho bamwe bagiye bavuga ati ntabwo umusitari nk'uyu yakagombye kuryama hasi, ati se byonyine no kuba ageze mu bandi b'abasirimu cyangwa se b'abazungu. Dore ko ari nabyo byari biri kuvugwa na Dorcas murumuna we nyine avuga ati ihangane Vestine, ihangane wiryama hasi kubera ko biraza kugaragara nabi, biratuma bamenya aho duturuka. Ati ntabwo ukwiye kuryama hasi, ihangane rwose ugerageze nturyama. Ariko Vestine we ibyo byose yabirenzeho, akomeza kwisasira hasi utwenda kugira ngo yiryamire yiruhukire, dore ko nyine yarananiwe bya nyabyo. Abenshi batangiye kugaruka rero bavuga ati uko bisa kose Vestine arakuriwe, ati birumvikana ko abana n'umugabo rero ntabwo yabura kuba atwite, cyane ko nyine ababizi gutwita ni ibintu nyine biba bigoye cyane. Ubusanga umuntu ananiwe ahashyitse hose aba yumva yakiryamira nyine akiruhukira, ari nabyo nyine byabaye kuri Vestine rero ubarizwa muri Vestine Dorcas team. Byose rero byakomeje gutungura abantu, abantu bagenda babiteraho amakomenti agiye atandukanye, dore ko nyine na Irene atamuhereje arangije akomeza gufata video, ari nawe nyine dukesha iyi video nkuko muri kuyibona. Irene niwe wabashije gupostinga iyi video ijya hanze, ariko nyamara mu kiganiro buke bwaho Vestine yagarutse rero byabaye ninjoro nyine ku byabaye ku munsi, aravuga ati mwarampemukiye cyane, mwambujije amahwemo mumbuza kwiryamira, kandi nyine nyamara nawe irungu ryari ryanamwishe. Ariko hagati aho Irene mu kumaza mu kiganiro ati ese kuko kubera iki Vestine wakoze biriya, arangira avuga ati ahubwo se n'ibiki nakoze ko ntabyibuka. Yarangije arasobanura avuga ati nari narushye cyane kugeza aho na mind yanjye yari yagiye nyine, yari yamaze guta ubwenge bitewe n'umunaniro nyine. Arangije rero ahitamo kwiryamira hasi. Byakomeje rero gutangaza benshi bavuga ati kuki batitwaje se imiti banywa ku rugendo kugira ngo bataza kunanirwa abene aka kageni nyine. Gusa byose byari ibitekerezo benshi bagenda batanga, dore ko nyine buri wese bafite ibitekerezo agenda yitangira. Gusa iri tsinda rero kugira ngo babashe guhaguruka nyine hariya i Kigali Kanombe, babashe kwerekeza nyine ari Vancouver, nuko bari babanje gutaramira muri Camp Kigali. Babanje gutaramira muri Camp Kigali rero, aho bari babanje nyine gukoreraho ibitaramo. Hanyuma baje rero gutambuka itsinda rero team cyangwa se team ya MI Empire yose nyine yari yamaze kwitegura ko igiye kubasezeraho, nubwo rero bitabashije gukunda neza cyane bitewe n'umwanya bari bafite, kuko bari bafite igihe gito cyane ugereranyije kuko indege yari igiye guhaguruka. Bahise ko rero abanyarutsa nyine nk'abantu nyine bafite urugendo, ariko team nyine MI Empire yagerageje kubakorera surprise, yagerageje kubakorera surprise kugeza aho banakoresheje agakeke rwose kababwira ati
mugereyo amahoro nyine harya i Vancouver. Kuko nyine nabo badahwema kwereka urukundo nyine abandi babarizwa muri timu yabo nyine MI Empire. Aba nyine timu ya MI Empire nayo yagaragarije urukundo itsinda Vestine na Dorcas. Bari bateguye rero amafunguro bazi gusangira. Gusa umwanya ukomeza kubura bahita ko bapakira ibyo bazitwaza nyine ari Vancouver, bahita ko bajya ku kibuga cy'indege gufata indege. Ariko mu kujya gufata indege rero Irene yari afite telefone agenda asuhuza buri umwe wese nyine wari uraho. Ageze rero kuri Idriss aramubwira ati suhuza abakunzi ba MI Empire nyine. Arangije aravuga ati hayi, amwenyura cyane. Ibintu rero tutari tuzi kuri Idriss, ndetse abenshi bagiye banagaruka bavuga ati iyi nseko rwose ni nziza cyane. Twari dukumbuye inseko yiwe. Ariko benshi rero bagiye bavuga ati uko bisa kose, uretse ko Idriss nyine adakunda ibintu by'itangazamakuru cyangwa kujya muri showbiz, ashobora kuba ari umuntu uri humble mu bundi buzima bitandukanye nuko tumubona kuri kamera. Kuko ni mumubona neza murabona ko kamera ataramenya kiriho yari ameze nkawe yisanzuye cyane, ariko kamera ikimara kumutunga yise ko aba serious. Byose rero byakomeje kugenda nyine bivugisha abantu benshi kuri imihanda nyine ya social media, bavuga ati Idriss rwose noneho kakamwenyu kwe twakabonye. Abenshi bifuzaga inseko ye nyine bayibonye. Ariko by the way aseka neza. Aseka neza kandi icyo namaze kumenya nuko after ya kamera ari humble ku rwego rwo hejuru. Ari humble cyane kubera ko nyine benshi bagiye bavuga ati ntagaseka ntagaganira, ariko nyine nibyo babonaga kuri kamera nyine cyangwa se nyine mu ruhame. Ariko uyu Idriss rwose ni umuntu rwose uri humble ku rwego rwo hejuru. Kuko rero namaze gutahura amakuru usanga kuko abantu bari bibeshye bitewe n'uburyo bari bamufashe. Bari bibeshye kabisa. Iri tsinda rero Vestine na Dorcas uyu munsi rero nibwo baza gutaramira nyine hariya nyine i Vancouver muri Canada nyine kuri uyu wa gatandatu nibwo baza nyine gutaramira aricyo gitaramo cya mbere kizabimburira nyine ibitaramo byose bafite, aho bazabasha kumara hafi ukwezi kose bakora ibitaramo bigiye bitandukanye. Amakuru yacu yo nakagaruka gusa rero ngufite itangazo ku bantu bashaka kwamamaza ibikorwa byabo bari hirya no hino. Ndagira mbabwire ko kuri ubu ngubu amarembo yamaze gufunguka. Ushaka kuzana ibikorwa byawe tukabyamamaza watugana. Nimero waduhamagaraho ni 0790951487. Iyo nimero ni waduhamagaraho ubundi ushaka kwamamaza ibikorwa byawe ibyo ari byo byose tukabyamamaza bikagera kure. Dufite imbuga nyinshi dukoresha, by'umwihariko wadusanga ku rubuga rwa Facebook aho twamaze kuzuza followers bagera mu 100,000. Ni umuryango mugari rero, nawe nakubwira watugana kugira ngo tubashe kukwamamariza. Dukoresha imbuga zigiye zitandukanye, haba Facebook nyine, TikTok ndetse na Instagram. Zose ni imbuga dukoresha kandi turagutse ku rwego rwo hejuru. Uretse naho ngaho rero nano kuri YouTube no twakwamamariza ibikorwa byawe bikabasha kugenda neza. Dukora voice over, dufata n'amashusho kugira ngo ibikorwa byawe bibashe kugera hose nyine, ariko ubaye uri no kure twahagusanga rwose. Icyo usabwe ni uguhamagara nimero twabaye rero kugira ngo tubashe kwamamariza ibikorwa byawe bigere kure. Ibuka rero gukanda subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo byose biza nyine birano kuri Wakanda Zero Official bijye bikugeraho 5/5. Je mwabanye nitwa DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.